wibaza byinshi ukabura igisubizo, ukibaza impamvu ukabura impanuro. Garukira hafi maze ngusobanurire kandi ngufashe kubyumva neza kuko ubu ngubu wahageze. Gusa ariko gato nyemerera tuzamukire mu mujyo umwe twibaza iki kibazo kigira kiti: kuki abakobwa benshi bakunda kugira ikibuno kinini ndetse bamwe bakajya kubyongeresha kwa muganga? Ese byaba ari ibyifuzo by'abagabo ku bagore n'abakobwa mu gihe babifuza yuko babakunda cyane? Hashize ibihe n'ibihe uyu muco uvugwa, nubwo hari bamwe barenza ingohi y'ibi ngibi bakavuga ko ari umuco mvamahanga, ariko bigaragara ko umaze gukwira hafi ya hose ku isi ndetse no mu Rwanda harimo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe zimwe mu mpamvu zituma abakobwa biyongeresha amabuno yabo, rimwe na rimwe bakarenga bakajya no kwa muganga kugura ibinini biyongeresha cyangwa bakitera inshinge bagamije kugira ngo ahanini amabere agabanuke, mu nda habe zeru ndetse n'amabuno abe manini cyane. Byaba biterwa n'iki mu by'ukuri? Nitwa na Cretin Ntirushwa, nguhaye ikaze ku Ijambo TV. Ushobora kuba ujya unyuzamo rimwe na rimwe ugaterera akajisho ku mbuga nkoranyambaga, ndavuga Instagram na Facebook ndetse n'izindi, yemwe ukarenga ukibaza ibibazo byinshi. Nushishoza neza ntibizagutwara iminota myinshi kugira ngo ugire icyo utekereza n'icyo wibaza, kuko mu masegonda make cyane uzaba umaze kubona ifoto imwe cyangwa nyinshi z'abakobwa bagaragaza ikibuno cyabo, ndetse hari n'ababikora basa naho bambaye uko bavutse. Wakwibaza neza ibingibi ariko ntiwatungurwa, kuko byavuzwe kenshi ko mu minsi ya nyuma ibintu byinshi bizahinduka. Ubanza rero turi hafi, karibu mu minsi ya nyuma nk'uko byagiye bihanurwa. Ushobora ariko kuba utarabyumva neza, reka ngufashe kumva neza ibi bintu turi kuvuga. Iyo urebye amafoto y'abakobwa usanga baba bagaragaza ikibuno cyabo. Ibi bigaragara kenshi ku mbuga nkoranyambaga, aho baba bagaragaza ko bafite ikibuno kinini, ndetse yemwe ngo hari n'abajya kwa muganga kwivuza indwara yo kugira ikibuno gito, maze bakanywa ibinini cyangwa bakiteresha inshinge kugira ngo bacyongere. Mbese byaba ari uburwayi cyangwa n'ubuzima? Kugira amabere mato mu nda zeru, ikibuno kinini ni ibintu biba ku mitima y'abakobwa benshi, aho usanga bamwe banywa ibinini byongeresha ikibuno, abandi bakiteresha inshinge, yewe hari n'abishyuza akayabo muri za nzu z'imyitozo ngororamubiri, izi bita gym, kugira ngo bakunde batere uko babyifuza. Ushobora kwibaza impamvu ibitera, kuko uretse no mu Rwanda usanga no hanze yarwo nko muri Amerika hari ibyamamare bivugwa ko byiyongeresheje ikibuno nka Nicki Minaj, Kim Kardashian n'abandi benshi banyuranye. Abakobwa bamwe babakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, iyo babonye ukuntu bajegeza isi bafite ibihumbi by'abantu babakurikira, bumva bashatse kumera nkabo, bagakora ibishoboka byose ngo bagire ikibuno kinini nkabo. Ari naho usanga hari abanyweye ibinini, abiteresha inshinge, ndetse n'abanywa ibiyobyabwenge bitandukanye. Abandi ukabasanga muri za gym baharanira iki? Nta kindi baba bashaka no kugira ngo batere nk'abasitari, bagire ikibuno kinini mu nda zeru, ndetse yemwe bagire n'amabere matoya. Ikimenyimenyi n'ejo bundi aha Kicukiro twumvishe aho abagore n'abakobwa bari barayobotse bashaka kongeresha ikibuno. Bigaragara ko urukundo rwacyo rutari rw'imahanga gusa, ahubwo na hano mu Rwanda iwacu bimaze kugenda bizamura intera. Uretse abakobwa ababikunda, abahungu nabo ngo babikunda akurushaho, ari nayo mpamvu benshi bifuza kugira ikibuno kinini kugira ngo bagire umubiri ukurura abahungu. Kenshi uzasanga amafoto y'abakobwa batari bake ku mbuga nkoranyambaga bifotoza basa n'abacyerekana, yaba abafite ikibuno kinini cyangwa gito, bagakora ku buryo aricyo kigaragara mu ifoto neza neza.
Mu bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Texas muri Austin ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bagabo 100 bari hagati y'imyaka 17 na 34 bwagaragaje ko abagabo bakunda abakobwa bafite umugongo muto wihese kuri dogere ya 45 kuva aho urangirira kugeza ku kibuno ubwite. Niba utarabyumva neza ariko ukaba uzi uko Kim Kardashian ateye, wamaze neza kubisobanukirwa ndetse wamaze kubona neza ishusho y'uwo turi kuvuga uko agomba kuba ateye. Daily Mail ivuga ko impamvu abakobwa bakiri bato babaye imbata yo kugira ikibuno kinini ari uko basanze abastari benshi bakunze kugaragara bateye gutya, nuko nabo bagaharanira gusa nabo. Uwitwa Betty Cobb w'imyaka 24 yavuze ko babiterwa no kubona ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga bameze gutya, nuko nabo bagahita abifuza gutera ikirenge mu cyabo. Aha uyu yagize ati, urungano rwanjye 100% abashishikajwe n'imiterere y'ikibuno kuruta iy'amabere kubera ko tubona ibyamamare byinshi bikerekana kuri Instagram. Natwe rero tukaba twifuza kuba nk'aba ngaba tugasa nabo ndetse tugatera ikirenge mu cyabo. Ikinyamakuru MTL blog kivuga ko impamvu abakobwa bakunda kugira ikibuno kinini ari ukubera ko bibafasha kugaragara neza, ngo gikurura abagabo ndetse ngo gifasha umukobwa mu gihe atwite kutagira imvune kuko ikibuno kimufasha kutaremererwa n'inda ndetse n'ibindi. Icyo abahanga bavuga ku bakobwa bafite ikibuno kinini nuko mu bushakashatsi bwakozwe na sosiyete yitwa Elsevier yo mu Buholandi mu mwaka w'2008 bwagaragaje ko abakobwa bafite ikibuno kinini bagira ubwenge bwinshi kuruta abakobwa bafite ikibuno gitoya. Ibi bikaba biterwa nuko ngo ibinure byabo biba ku kibuno bibamo ibyitwa omega 3 bisanzwe biboneka mu biribwa birimo ifi. Byagaragaye ko bifasha mu gukura k'ubwonko. Akaba ariyo mpamvu rero abangaba ngo bagaragara bafite ubwenge bwinshi kurusha abafite ikibuno gitoya. Abakobwa bafite ikibuno kinini kandi ngo baba bafite amahirwe yo kutarwara indwara z'umutima n'umwijima nk'uko ubushakashatsi bwakozwe na Cell Metabolisme bubigaragaza. Ibi ngo biterwa hanini nuko ibinure biguma ku kibuno gusa ntibikomeze kuzenguruka mu mubiri wabo. Ubushakashatsi kandi bukomeza buvuga ko ibinure byo ku kibuno hatari bibi ku buzima bwa muntu. Ubundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ikibuno kibamo ibinure birimo ingano ya cholesterol ihagije ku rugero rwiza, ituma imitsi y'amaraso izibuka bikarinda indwara z'umutima kuri bene uyu muntu umeze gutya. Abahanga mu bya siyanse kandi bo muri kaminuza ya Harvard bo bagaragaje ko ubwoko bw'ibinure biba ku kibuno bigabanya ingaruka zo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa 2 kubera ko ngo ibyo binure biba munsi y'uruhu byongera imikorere myiza y'umusemburo wa insuline wifashishwa mu kugena isukari umubiri uba ukeneye. Icyo wakora rero ngo ugire iki kibuno kinini mu gihe waba ubyifuza ni ikihe? Niba udafite ikibuno kinini ukaba wifuza kukigira, bisaba ko bisaba gushirika ubute ukabikorera. Insaf Aouladi, umutoza ukomeye wa siporo mu Bufaransa, afite umwihariko wo gutoza abakobwa abashaka kugira ikibuno kinini. Avuga ko abakobwa bakora imyitozo yahimbwe n'umutoza witwa Gadi y'iminota 15 gatatu mu cyumweru ngo ishobora kugufasha neza ukaba wageze kuri izi nzozi zawe niba mu by'ukuri ari zo ndoto
wumva wifuza guhora urota. Iyi myitozo rero ngo irimo gukora squat 20 zikorwa uhagarara ukongera ugasa nk'uwicara ariko ntugere hasi, ariko ukicara ushyize ikibuno inyuma. Ibi ngibi ngo ubikora inshuro 20 ugenda uzamuka wongera umanuka, uzamuka wongera umanuka. Bakongera kandi ngo bagakora squat 10 basimbuka, aho guhagarara ukongera ukicara, ahubwo urasimbuka ukicara kwa kundi twavuze haruguru, ukabikora inshuro zigera ku 10. Ini siporo wakora ni yitwa hip thrust, aho ufata igikoresho kimeze nk'intebe irambuye ariko ngufi, ukayishikamirizaho amaboko, ugashyira ikibuno hasi, ugahina amavi, ukajya uzamuka wongera umanuka. Ibi ngibi ngo ukabikora inshuro 20 zose. Insafu Awadi avuga kandi ko abakora iyo myitozo 3 yose bakaruhuka umunota umwe, bakabikora inshuro 5, nta kabuza ko bashobora guhita bagera kuri ibi byifuzo byabo mu gihe kitari kinini. Hari abatoza benshi bagira uburyo bwabo bwo gukoresha izi siporo zituma umuntu azana ikibuno kinini, ndetse no mu rugo wabigerageza, gusa zigomba guherekezwa no kurya ibiryo birimo proteine zifasha kongera umubiri. Urashaka kumenya byinshi ku byerekeye indyo na siporo wakora kugira ngo ugire ikibuno kinini? Ubaye ubishaka wasoma igitabo cyitwa Grossir les fesses cya Natasha JC, cyangwa ukazasoma icyitwa Fesse Bombe cy'umufaransa witwa Valérie Orsoni. Reka nanjye ngushimire wowe warudukurikiye. Niba wifuza kuduha igitekerezo cyangwa inkuru ukaba uyifite wifuza ko tugutambukiriza, wadusanga kuri adresse ziri hasi. Turanakwibutsa kandi ko uhamagarirwa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ijambo TV. Nubikora gutyo uzaba wahamije ikirenge cyawe mu nkweto igikwira neza. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye cyane.